igenda kujase ntabwo nyakuru pastor abasore umugabo warashatse barabyaye. Haleluya. Ntabwo nibika abasore n'abakobwa mu pastor banza kubasabira abagabo bagashyingirwa bamara gushyingirwa bakabishingirwa. Pawulo yabwiye Timoteyo agomba kuba ari umugabo w'umugore, agomba kuba ari umuntu udahindutse vuba, agomba kuba ari umuntu utayigerenganya, agomba kuba ari umuntu udakunda ibisigisha, agomba kuba ari umuntu uzi iby'Imana. Byumvikanye neza. Haleluya. Minisiteri y'ubuhanuzi turamwimika nk'umuhanuzi muri iri torero, nk'umuhanuzi muri iri torero, nk'umuhanuzi muri iri torero, turamwimika nk'umuhanuzi muri iri torero. Hanyuma azafatanya n'abakristo gutegura ibirori byo kwimika umushumba nawe w'iri torero n'abapasiteri bakorana. Babibise profete muzategura ibirori mwitoze mu bihe bizaza byo kwimika gusukaho amavuta umushumba ukurikirije uyobora iyi paruwase, kuko tugiye kwimika ntabwo umuhanuzi mu rwego rw'igihugu, umuhanuzi mu rwego rw'isi. Niba mu rwego rw'isi na profete hano hagomba kugira ngo minisiteri ikomeye agomba kuba leta pasiteri umushumba usigarana ibiribwa. Haleluya. Ibyo muzabitegura nabyo bizakorwe nawe yabitegura akabikora. Tugomba kugira abadiyakoni basengeye basukura amavuta bakorewe imihango. Tugomba kugira abapasitori bafite seritifika na leta yakubaza kuri pasitoro ukayerekana. Dushishikariza abantu bose bitwa abapasiteri kujya mu ishuri kwiga ibya Bibiliya. Isi yose iri gushyiraho sisiteme ko nta muntu ugomba kuba pasitoro adafite lisansi ya teoloji. Iryo tegeko ryashyizwe iwacu mu Rwanda, inteko nshinga amategeko yarayisize. Umupasitori wese agomba kugira lisansi ya teoloji. Njye narayibonye mu mwaka ushize. Ugomba gushishikariza abapasitori n'abavugabutumwa kujya kwiga teoloji bakabona lisansi bakazibika. Ugomba kubashishikariza kwiga ikoranabuhanga, ivugabutumwa bw'ikoranabuhanga. Izo ni inshingano ugiye kurahirira. Hari igishoro cyane gatumye bagizanye. Yesu niwe uyu mwaka yawagaragara. Dukorere Imana amashyi. Iki cyambaye bambaye umwambaro, izina riba rihindutse. Uba wabaye umwami mu bwami bw'Imana. Ubaye umwami mu bwami bw'Imana. Nigizwe kuba bishop apostolique. Maze imyaka 15 ndi bishop apostolique. Nigizwe byatangajwe na televiziyo y'igihugu makuru ya saa moya na ya saa sita na ya nimugoroba. Ku gihugu cy'u Rwanda kibitse intumwa y'Imana Apotre Harerimana Joseph. Ndi intumwa mu kigo cya Yesu, mpamagarwa mu nama z'intumwa kugira ngo ntange ibitekerezo byo kubaka ubwami bwa Yesu igihugu. Nanjye nshaka kugira ngo upfukame imbere yanjye. Urapfukama imbere yanjye, nawe bazapfukama imbere yawe. Ubuhamya bw'Imana ndakubaza wowe pasiteri, ndakubaza nka pasiteri, kuko uyu munsi tugiye kurahirira kuba porofeti. Ndakubaza nka pasitoro, wera ko Imana yaguhamagariye umurimo wo kuba intumwa, uransubiza yego cyangwa oya? Wera ko Imana yaguhamagariye umurimo wo kuba intumwa ya Kristo, oya? Wera ko Imana yaguhamagariye kuba
kw'Imana yabahaye kuba profeti. Wera kw'Imana yamuhaye ubuhanuzi kw'itorero ry'Imana ndetse n'abatuye isi yose. Wera ko uzahanura mu gihe cy'ubukene no mu gihe cy'ubukire. Wera ko uzarara amajoro ukarara udasinziriye ukicwa n'imbeho n'izuba uhanurira ishengero ry'Imana kugira ngo rigire umutuzo kandi ryaguke. Wera ko ubuhanuzi uzajya hakwiye n'ahadakwiriye mu cyaro no mu mujyi mu mitumba no mu myonga mu Burundi no mu mahanga ugakoresha inama y'ubuhanuzi ntushakire inyungu itorero ry'Imana. Wemera ko uzahanura ukarwanya ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubw'ibice by'itorero n'umuhanuzi wibikira imbere y'Imana n'itorero ry'Imana. Uremera kuzasanga abandi bahanuzi b'itorero mu rwego rw'igihugu ndetse no mu rwego rw'isi. Wemera ko uzakora uwo murimo utarwanya igihembo cyangwa icyubahiro cy'abahanuzi. Urabyemera? Wemera ko uzumvira abakurangije muri iyi ntara ndetse no kwibika imbere y'itorero n'abashumba mukorana imirimo. Wemera ko uzasoma Bibiliya ku manywa na nijoro ndetse ukagira n'igihe cyo gusenga kugira ngo Imana n'ubuhanuzi bukwiye uzajyana mu mahanga yose. Niba ubyemeye uzamura ikiganza cyawe hejuru hanyuma udusomere iyi nyandiko. Numara kuyisoma uraba wayihamije mu izina rya Yesu, uranayisigira mbere y'uko usukwaho amavuta y'ubuhanuzi. Jewe profeti Dr. Imana ndarahiye imbere y'Uwimana Data twese n'abantu muzokora ubuhanuzi mukuru no mu mwe kandi muri iki gitabo cy'iranga cya Bibiliya nemeye ko uzokorera Uwimana Data igihe cyanjye cyose. Nemeye ko uzayobora ishingiro rya Yesu Kristo. Amen. Ikaramu waza kusikia amavuta y'intanga z'isi ariko imbere y'ishengero ahindutse ikimenyetso cy'amavuta yamwenyera. Dawudi yasutseho amavuta bayasuka ku mwami bakayasuka ku batambyi n'abahanuzi. Uhereye umunsi uratangira kwitondera gusukaho amavuta, ubasukeho ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi, hanyuma witondere gusukaho amavuta. Uzabisuka amavuta bahawe inshingano cyangwa Imana iguhishurira ikintu gikomeye habaye impinduka zidasanzwe. Iyo umuntu asutsweho amavuta iyo wikoreye kuri we urakomera. Uyu munsi abaye umuntu udasanzwe yibaswe imbere y'ishengero ry'Imana. Itorero rigiye kuba mu buryo bukomeye kandi rigiye gukomera mu buryo bukomeye. Abapasitori benshi bo muri iki gisagara babafitiye ishyari ndetse n'abo batubwiye benshi baje, ariko Imana ikubwira ko bazakwifuza mu rwego rukomeye. Bazakwifuza mu rwego rukomeye. Imana igiye kuza
yuzuye amavuta yo mwihe umwuka atangira kumuzaho impano z'Imana zitangira gukora amavuta yo mwihe yatumye Dawidi yica Goliyati uyu munsi nanjye mu kigo cya Kristo wahamagaye akanyimika n'intumwa ntaragira inshinga yo kuba bishop apostoli ntahabye urugero rw'izina ry'Imana yahamagaye nanjye ndi ngaha mu gihugu cy'ijuru ngusubize amavuta ndakwimitse mu buhanuzi ndakwimitse mu buhanuzi uzamuka imisozi ugiye guhanura uzananirwa ku nzira ntabwo duhanura amamodoka duhanura n'aho tugenda n'amaguru uzamuka uruzi uzashyiramo inkoni mu ruzi wumva uko rungana ubasha gukandagiramo uzaca ahantu hanyerera uzayishinga hasi uyicumuro iyi ntabwo ari inkoni y'ubushu ni inkoni umuhanuzi yitwaza agiye guhanura uzasanga abahanuzi bacambitse ibirenge bahanura ubunyoma uzashyira mu gutwa umukure umubiri utihagizweho uzagira mu matorero atemera abahanuzi uzashyira abashumba gutura kure ubigishe guhanura kugira ngo bakwigireho ati ntabwo Yesaya asenya Yoweli ntabwo Ezekiyeli asenya Yona bose baruzuzanya ubuhanuzi bwose uzahano muzaba bushingiye mu ijambo ry'Imana isabire na pasiteri Bibiliya aguhereze umuhanuzi mukuru uzakuyobora utangira usengera aha ninasa azagusange hano wabari barakumye ahantu ubyukiye ndabona abashere ko mudakomera Imana yashimye
Amen.
ashobora